nkawubura cha umva aho hantu twari igihe umuntu agera akiyanga we Clement reka mubwire Clement sha ninjya mvuga ngo Imana yarahabaye iyaba cyane ngewe iyaba abantu bajyaga babyumva Clement najyaga muri dushe nkireba avuga ati Imana ubundi nikinagucumuyeho nkareba umubiri nkawureba nkawubura nkareba akaguru nkareba akabuno nkareba amaboko umwana amajije gupfa nafashwe n'uburwayi ntazi ahantu bwaturutse ndagenda ndarwara urumva 2015 ni gutya urumva ku izina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu ariko burya iyo uvuze roho mutagatifu ubutatu mutagatifu bibari ubuhamya bwawe sha nuko birangira umwana nkajya mbura ukuntu namuha ibere yarangaburiye amaze kungaburira kubera ko ntabwo naryaga ibiryo ngo ndye ibiryo bingana nk'akayiko byari byarananiye kurya mbese nabagaho nanwa narya ndaho ngaho gusa ndi mu kirere gusa negereje ko Imana yakora igitangaza kandi wumve ngo ntabwo nasengeraga gukira ngewe nabaga ndaho ngaho gusa nkagenda ngasenga bimwe byanjye bisanzwe uko buriya kenshi na kenshi nkunda gusenga nzirikana abandi kuruta ko nakwizirikana nkagenda yemwe no muri korari nkajyamo urumva nuko ndangije rero mama arangaburira arangije ibiryo birananira namize utuntu duke nk'igice cy'akayego cyangwa kumanuka gihagama nka hano arangije mama arambwira ati mwana wati nawe uragiye nk'uko abandi bagiye ndabwira ati mama njye ntacyo bitwaye niyo nagenda ntacyo bintwaye icyo nzi neza cyo nuko nzi yuko Imana iri mu ruhande rwanjye kiryamyemo kimeze nk'umwana kandi atari umwana abaganga barapimaga ntibabonaga umwana n'icyo kibuye ntibakibonaga mama niwe wenda ufite ubwo buhamya ndibuka igihe kimwe imbere mu buzima bwawe ntaza guteza abantu uhereza umwanya wa mbere twababonye twareruwe dufite ubitaro bananiwe aho Yesu yarigaragaje izina ryawe nirishimwe amen ubuzima buragwira imibereho iragwira naragendagenze muri iyi si nduyemo nasanze n'amahoro ayituyemo amahoro afitwe n'Imana iteka nyir'ijuru ubuzima buragwira imibereho iragwira naragendagenze muri iyi si nduyemo nasanze n'amahoro ayituyemo amahoro afitwe n'Imana iteka nyir'ijuru ihanganira igicuku tegereza igitondo ushobora kurarurira ati impundu zikavuga umurima ntirakuzi kandi ntabwo yakwibagirwa ihanganira igicuku tegereza igitondo ushobora kurarurira ati impundu zikavuga umurima ntirakuzi kandi ntabwo yakwibagirwa mbahaye ikaze mwebwe mukurikiye Humura TV Claudine mumeze mute bantu b'Imana aho muherereye muratangaza iki amakuru y'iminsi
natwe turashima Imana ngira ngo muri kutureba nyine ni ba bandi mumenyereye kuri Humura TV Claudine ndetse no kuri Arobase dufite Imana TV, mbega amazina meza cyane, ariko Arobase dufite Imana niryo jambo numva risobanutse. dufite Harya Arobase bisobanura iki? dufite Imana Arobase orera aho ngaho. yego, ubwo nyine ni ibyo ngibyo. Clementine umeze ute? meze neza, ariko umeze neza n'ubundi kuko biragaragara pe. mubibone Yesu ngaho. Shandi kubibona rwose agasura mu maso, umeze neza cyane kubera Imana. yego. Reka dufite Imana. Oya, dufite Imana igiturengera, dufite Imana igidufasha mu gihe byakomeye cyane rwose. dufite Imana igiturengera. Ariko Clement, wenda tutari twinjira mu kiganiro nyamukuru, ugira ngo Imana niyo yahabaye? yarahabaye yo kabyara. ugira ngo Imana niyo yahabaye? ariko Mana we warahabaye na cya gihe Mana warahabaye, yarahabaye. ndabyibuka wa munsi nyine byari bigukomeranye, wabuze nawe urara. ese buriya wowe urabizi, wowe uzi ibya hano i Kigali, ubuzima bwose nagiye nyuramo bwabaye ubuzima bunkomerera kandi bubabaza umutima wanjye. na cya gihe nyine nacyo ubwo nawe urakizi, ubuzima burakwira. shabo, ubuzima buragwira pe, ubuzima buragwira. buriya hari abantu bavuga ngo umuhanzi ngo yahanze indirimbo, ngo buriya ngo yahanze indirimbo ashingiye ku ki? ariko nyabo Imana yo mu ijuru yarahabaye. Abantu bashobora kubona umuntu afite akagapo, afite akagasura, bakagira ngo niko byahoze, bakagira ngo nibwo biziyeho. mbese nuko ntiwigize ubabara, ntiwigize ugira imibereho mibi, ahubwo ngewe nk'ubwo ubutumye ntekereza cyane kuri ino ndirimbo yawe, ikintu cyatumye unayihanga, uburyo wabitekerejeho, ese ubundi hari habaye iki? burangiye nahoze mbitekerezaho ndi kumva indirimbo yawe, cyangwa se njye n'ubundi nayitekereza, ariko nkibaza impamvu yatumye uhimba ino ndirimbo. iyi ndirimbo kugira ngo yihishurirwe, nari ndi mu buzima butanyoroheye. icyo gihe nari mfite uburwayi bw'iyobera. ako gabanyaho gake kugira ngo bumve iki kiganiro cyacu. barabyumva n'ubundi ntabwo aka kazi ke kageramo. ubwo ntabwo kari kumva. oya, ntabwo kari kugeramo pe. nari mfite uburwayi bw'iyobera Clement, nafashwe n'uburwayi ntazi ahantu bwaturutse, ndagenda ndarwara, urumva 2015, ngira ngo ni 2015. noneho ndangije njya kwa muganga, ndabyibuka icyo gihe nari ndwaye indwara yaje mu mabere, ariko ntabwo nari nzi ngo ni indwara bwoko ki. indwara yaje mu mabere, amabere akajya agenda azamo amaraso, kubera ko njyewe hazagamo amaraso. mu by'ukuri ntabwo nari nzi ngo byatewe n'iki, ntabwo nari nzi ngo byagenze gute, kandi nubwo nari ndwaye gutyo ubyumve, najyaga mu rusengero nkajya gusenga. noneho ubwo ntabwo wahise utekereza wenda ko ari kanseri ugiye kurwara? kanseri se nari nyizi, ahubwo nta nubwo nari nzi ngo kanseri ngo zibaho. noneho ndangije ndabiceceka. buriya Claudine, kugira ngo nzajye kuvuga ikintu biba nyine biba byagoranye. noneho icyo gihe nari maze igihe gitoya mbyaye, mfite umwana w'amezi 8. urumva, icyo kurya byari ku izina rya Roho Mutagatifu, icyo kwambika umwana byari ku izina rya Roho Mutagatifu. nuko bagikora icyo kimenyetso. ni gutya, urumva, ku
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ariko burya iyo uvuze Roho Mutagatifu ubutatu mutagatifu biba ari ihera ubuhamya bwawe. sha nuko birangira umwana nkajya mbura ukuntu namuha ibere, noneho nkagira ngo nanjye nari nkiri umwana kandi pe nari nkuze pe wari nari ukuze nkuze ubundi wari ufite imyaka ingahe? nari nkuze afite imyaka, nari ngeze mu myaka 27 wenda ngira ngo hari wari uciye akenge. sha noneho ngiye kubona mbona mu mabere hatangiye kuzamo ibintu bimeze nk'utuyoka mu nkoko aho nonyereza umwana. sha Clement Imana yarahabaye, narwaye iyo ndwara ndagenda ndananuka, hahandi napimye ibiro 38. wari usanzwe ufite bingahe? nari nsanzwe mfite 55, ndamanuka ngira ibiro 50, 38. ndamanuka ngira ibiro 38. noneho umunsi umwe wenda nihuse ngiye kwa muganga, abaganga barambwira bati rero kuko no mu nda hari harajemo ikintu kimeze nk'ibuye kandi nta mwana urimo. noneho ndangije ikintu nakoze, naragiye mbitekereza abaganga barapima basanga mu nda harimo urutare, noneho barangije bahita bama transfert byihuse. urutare se ubwo hari ibuye ryamanutse rijya mu nda? Sha. urutare rwajemo rute? urutare rumeze rute? mwana ubu ni ubuhamya ndi kubwira abantu, ntabwo ari motivation ndi kubaha, ahubwo ni ubuhamya kugira ngo bamenye ngo Imana tuvuga twahuye muri ubu buryo. hari harimo ikintu kimeze nk'urutare kiryamyemo kimeze nk'umwana kandi atari umwana. abaganga barapimaga ntibabonaga umwana, n'icyo kibuye ntibakibonaga. mama niwe wenda ufite ubwo buhamya. ndibuka igihe kimwe yarangaburiye, amaze kungaburira, kubera ko ntabwo naryaga ibiryo ngo ndye ibiryo bingana nk'akayiko, byari byarananiye kurya, mbese nabagaho nanywa narya ndaho ngaho gusa ndi mu kirere gusa ntegereje ko Imana yakora igitangaza. kandi wumve ngo ntabwo nasengeraga gukira, njyewe nabaga ndaho ngaho gusa nkagenda ngasenga bimwe byanjye bisanzwe, kuko buriya kenshi na kenshi nkunda gusenga nzirikana abandi kuruta ko nakwizirikana. nkagenda yemwe no muri korali nkajyamo, urumva. nuko ndangije rero mama arangaburira, arangije ibiryo birananira, namize utuntu duke nk'igice cy'akayiko cyangwa kumanuka gihagama nka hano. arangije mama arambwira ati mwana wati nawe uragiye nk'uko abandi bagiye. ndabwira ati mama njye ntacyo bitwaye, niyo nagenda ntacyo bintwaye, icyo nzi neza cyo nuko nzi yuko Imana iri mu ruhande rwanjye. ndavuga ni uburyo bwo gutabaruka cyangwa se uburyo bwo kuba nava mu mubiri nta kintu bintwaye. mama icyo gihe ndibuka ubwo ndaza kugaruka ndi kwa muganga, mama ubwo icyo gihe arambwira ati rero mwana wanjye, ikintu cyiza nagukorera ni iki? ikintu cyiza nagukorera ni uko nakujyana kukuvuza, hari abantu batanga imiti y'ibinyarwanda. ndabwira ati mama urabizi yuko imiti y'ibinyarwanda nabaho, ntabwo n'umuravumba urabizi kuwuca biba bigoye. ntabwo navugaga menshi kuko umwuka wabaga ari mukeya. noneho bukeye mu gitondo icyo gihe ndabyuka njya gusura umubyeyi twari duturanye, yari yabyaye umwana arapfa. umwana amajije gupfa nyine ubwo njya kumusura, yari yabyariye CHK. noneho ubwo biza kuba igitangaza cy'uko nabonye imbaraga zo kujyaho, ndagenda njya kumusura. ngezeyo arambwira ati ko ndeba wabaye umuhondo, wabaye iki? ko ndeba usa n'umuhondo, byakugendekeye bite? ndamubwira ati rero ngewe ntabwo mbizi, mbibona gutya, sinzi ibyo ndwaye. nuko arambwira ati mu gitondo kare kare tubyuke ujye kwa muganga bagufashe. ubwo nibwo nyine nagiye kwa muganga. ngeze kwa muganga mu ncamakeya, igihe cy'ubuhamya kizaza undi munsi, reka ncagagure. hanyuma ngiye kwa muganga, abaganga nibwo bampaga transfert yo kujya kubagwa byihuse. bama transfert ndibuka bayimpaye ari ku itariki 28, ku itariki 30 transfert nuvuga nagombaga kujya kwa muganga ku itariki ya mbere, kandi ku itariki 30 mituweli yari kuba yarangiye, kandi nafite n'amafaranga yo kwishyura mituweli ngo mbone uko njya kwa muganga. ndangije ubwo ndayifata ndaza, ngeze mu rugo bimwe byo kwizera njya mbabwira, buriya mu ubuzima bwo kwizera burakora. nuko ngeze mu rugo ikintu nakoze ni iki,
narapfukamye ndasenga, cyakora abakuru b'itorero baza kunsura, bahageze ngira ngo na pasiteri icyo gihe nari narabimuhishe ko ndwaye, gusa yabonaga nanuka akavuga ati si Claudine urwaye iki, ngaceceka, kavuga ngo murasenga ngo namwe nimusenge muzere ko icyo ndwaye. Mu by'ukuri numvaga nafite ukuntu nabisobanura. Biza kurangira rero ubwo ngubwo umukuru w'itorero ageze mu rugo, nibwo yaje bwakeye ari ku wa gatanu, oya bwakeye ari ku cyumweru, nza mu masengesho nza guterana, hanyuma ndangije mbwira umukuru w'itorero nawe ati noneho ibingibi uzabwire pasiteri yuko ndwaye, ninapfa muzamenye ikinyishe, sinzashobora kujya kwa muganga, mituweli yararangiye kandi nizeye Imana. Nibwo mama yambwiraga rero nanone arongera arambwira ati mwana wa uranze uragiye sha reka mbabwire umushonje arota arya pe. Nararyamye iryo joro ngiye kubona mbona ndi gupfa. Nararyamye mbona ubundi se muri icyo gihe ku mugani wawe wenda mu gihe wari umeze gutyo wowe ubundi wumvaga wisabye iki wenda no mu isengesho? Nigeze kumva uvuga ko muri wowe wenda no kumva ko gukira sinzi uburyo ki wabifataga, ubundi se wowe mu by'ukuri wumvaga wisabira iki muri uwo mwanya muri icyo gihe wari umeze gutyo? Ngewe ikintu nisabiraga nari nizeye imbaraga z'Imana ko zibasha kuba zankiza cyangwa se ngatabaruka nkajya mu ijuru. Ubwo muri iyo minsi wumvaga ko nta kibazo upfuye, nta kibazo rwose numvaga rwose, numvaga ijuru riri hafi yanjye. Ega reka nkubwire Clement, nubwo duhura na byinshi bitugora sibyo, nubwo tunanizwa muri iyi si cyangwa se tukananirwa, nubwo duhura n'ibigeragezo twarangiza tukivovotera Imana, ijuru rirahari. Ijuru ririho. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo nabirondora ngo mbirangize, ahubwo warumbajije ngo iyi ndirimbo ngo byagenze gute. Ubwo rero ni ukuvuga ngo muri iyo minsi nibwo nicaye ngiye kubona mu by'ukuri. Reka nkubwire, narirebye, reka nkubwire najyaga koga nakwireba umubiri nkawubura. Aho hantu si hari igihe umuntu agera akiyanga we Clement, reka nkubwire Clement, ninjya mvuga ngo Imana yarahabaye, iyaba abantu bajyaga babyumva. Clement, najyaga muri dushe nkireba avuga ati Imana ubundi niki nagucumuyeho, nkareba umubiri nkawureba nkawubura, nkareba akaguru, nkareba akabuno, nkareba amaboko, nkareba utube, nta mabere nagiraga, amabere yari yarashizeho. Reka mbabwire ngo Imana irashoboye, Imana irakora. Wowe ukurikiye Humura TV Claudine, reka nkubwire uhumure, ngewe aya marira ndikurira nayo ibyishimo sibyo, aya marira ndikurira nayo uko Imana yantabaye. Niyo mpamvu ndabyibuka ino ndirimbo, nicaye ku giti, twari tutuye ahantu hari igiti cy'avoka, noneho ndicara ndazengurutsa amaso, ndangije ndavuga ngo ariko Mana ubuzima buragwira n'ukuri Yesu we. Ndangije ndavuga ngo ubuzima buragwira, nawe imagine kugira ngo ndwara iyo ndwara iyobere n'abaganga, ariko kuri finali Imana ikora igitangaza. Nzababwira icyo gitangaza Imana yakoze nyuma, ariko murabona yuko mumeka. Niho hahereye rero iyo ndirimbo, ubuzima buragwira. Muri iyi si naragenze mbona nta hantu amahoro ari, nsanga amahoro afitwe na Kristo wenyine. Kumwizera wese nsanga amahoro afitwe na Kristo wenyine. Rero niyo mpamvu nahimbye iyi ndirimbo, ngira ngo nicyo wari watangiriyeho umbaza. Ibyo naciyemo ni byinshi cyane. Abantu bakurikira indirimbo zanjye uko byasukwa ariko kose, amarangamutima yanjye mujya muyumva. Ndi umuntu wanyuze mu buzima bugoye, noneho ngeze nko mu bwana bwanjye, ibyo nahuriyemo nabyo nagahoma munwa, gusa Imana yarahabaye. Rero iyi ndirimbo igikora ku mutima wanjye, niyo mpamvu navuze ngo reka manze nyitangize kino kiganiro, nereka abantu yuko ushobora kwihangana, ushobora kurarurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Clement, ndakubwiye ngo narananutse ku buryo umuntu wese yandebaga akampunga. Aho ngewe uhageze mbyumva cyane, nibura nkaho ngaho rwose iyo havuze mbyumva cyane, kuko nanjye narananutse Clement. hahandi ubu ngubu njya nireba nkavuga ati Imana ni wowe, ibi ngibi ni wowe wabikoze. Bagutangarira iyo bakubonye, reka nkubwire ariko se ni Claudine cyane undi muntu. Ni ukuri, reka mbabwire
ni ukuvuga ngo mu mateka yanjye ntabwo nambaraga akenda wenda gaciye nka hano ku maboko hose habaga ari imitsi. Reka nkubwire Clement, mu by'ukuri naravugaga ati ntabwo narwara sida keretse barayindoze kuko sinigeze ncugurika wenda ngo mvuge ngo nanduye sida. Urumva naravugaga ngo ntabwo nari nzi ngo indwara z'imyijima ngo ibiki n'ibiki, ibyo ntabyo nari nzi. Yego Imana yarahabaye rero twari dutangiriye kuri ubwo buhamya, ariko nyirizina